Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV. Guys, twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twongere dushimire cyane wowe ufunguye iyi video ugiye kubana natwe uyu munsi wa none, twongera gusaba nawe utarakora subscribe kwibuka gukanda subscribe ndetse ukemeza na all notification kugira ngo nawe ujye uwa mbere mu kubona ikiganiro cya uploadinzwe kuri iyi channel yacu ya Uburyo TV. Guys, murabizi channel yacu icishaho amakuru ajyanye na cryptocurrency, cyane mining platform. Ahangaha tugaruka cyane ku makuru abagezweho atandukanye avugwa kuri mining zigiye zitandukanye, update zigiye zitandukanye zivugwa kuri mining. Nkuko mubizi twari tumaze iminsi tuvuga cyane ku iyi mining ya Remint network, aho twari turi kubabwira uburyo ubonamo KYC, ariko uyu munsi wa none tugiye kukwereka ni gute ukora KYC mu gihe wayibonye. Guys, nizere ko iyi video uri buyirebe etape par etape kugeza irangiye, ntagire aho uri buze gusimbutsa kugira ngo byose ubikurikirane uko tugiye kubikwereka nawe abari kuzakora KYC ya Remint network. Murabizi ubushize twababwiye ko iyo umaze gukora za tasks za buri munsi ushobora kujya muri spine wheel wa spininga ukabasha kugwa hano handitse KYC open. Murabona ko iyo uhaguye barakubwira ngo congratulations, KYC is now opened in your main menu. Hanyuma nta kindi uburi bukore, uhita ugaruka muri application yawe inyuma hano usanzwe ukorera mining. Ukimara kubona uspininze iriya KYC wheel ukagwa kuri KYC open, ugaruka hano kuri dashboard ukoreraho mining. Guys, mwese mumaze kubimenya, iyi ni dashboard ya Remint network aho dukorera mining. Ibyo byo nta utarabisobanukirwa ukurikirana iyi channel ya Uburyo TV. Ahangaha niho dukorera mining yacu, niho duclaimingira, niho dukorera za tasks za buri munsi. Byose muri Remint network naha twinjirira kuri iyi dashboard. Nta kindi uri bukora ugeze ahangaha, urajya kwa turongo dutatu nk'ibisanzwe cyangwa se menu ya Remint network, uhaklike, hanyuma numara kuhaklika harafunguka. Guys, murabona ko iyo uklitse kwa turongo dutatu wahawe KYC, iyi dashboard cyangwa se iyi tableau iza yahindutse. Ahangaha ubusanzwe kuri KYC utari yagahabwa KYC haba handitse KYC disable enable KYC. Hanyuma umaze guhabwa KYC rero, iyo wakraze iriya spine wheel cyangwa se iyo waspininze kiriya cyuma bakaguha KYC ugafungurirwa KYC, uzasanga ari gutya bimeze, hariho KYC gusa. Ahangaha rero niho uba ugiye gutangira step by step zo gukora KYC yawe. Nta kindi uri bukore, uraza hano kuri KYC aba ariho ukora. Guys, nizere ko uko tugiye kugenda tubikora, uko turi bubikore nawe araba ariko uri buze kugenda ubikora. Urakirika hano kuri KYC hafunguke. Guys, murabyibuka iyo umaze gukora email verification barakubwira ngo success. Murabona ko iyi dashboard ifungutse kuri KYC, barimo barakubwira ngo email already verified. Bivuze ngo email address yawe wakoze verify yayo yamaze kuvivuka. Urabona ko hajeho V mwiri bara ry'icyatsi kibisi. Ahangaha rero ni kuri dashboard ya KYC process ongoing. Barimo kukubwira nyine ko KYC irimo cyangwa se ihari, ugomba kuyikora iri mu buryo bwiza bwo kuba wayikora. Ahangaha uba winjiye muri step zo gutangira gukora KYC. Guys, nizere ko uburyo bwose tugiye kugenda tubikwerekamo nawe ari bwo uri bukoreshe kugira ngo ubashe gupasinga
KYC neza ya Remint network. Ahangaha murabona hari upload identification card ndetse na upload utility bills. Hano kuri upload identification card hariho passport, ID card, drivers license ndetse n'ibindi. Baba bari kubwira ko identification card ushobora gukoresha passport, irangamuntu cyangwa se perime. Kimwe muri ibyo nibyo uba ugomba gukoresha hano kuri identification card. Ahangaha rero ikitworohera cyane kurusha ibindi nuko uri bukoreshe ID card yawe cyangwa se irangamuntu yawe. Hanyuma uraza ukande hano handitse upload identification card kugira ngo utangire ushyireho ibyangombwa byawe cyangwa se imyirondoro yawe kuri Remint network. Guys, urahita ugera kuri dashboard imeze itya aho bakubwira ngo use the camera roll to upload the file, get more detail from frequent asked question section. Hano urahabona hariho upload file cyangwa se file, submit na remove file. Ahangaha uburi bwa uploading file yawe, niba ari icyangombwa ari irangamuntu uba wayifotoye iri muri telefone yawe iri mu mafoto, ugomba kuba wamaze kuyifotora iri mu mafoto ya telefone yawe. Hano icyo nicyo ugomba guheraho, ugomba gufata ID card yawe front page ukayifotora ikaba iri muri telefone yawe mu mafoto bisanzwe. Hanyuma uraza ukore hano handitse upload file. Numara guklika hano handitse upload file, ubwo ugiye gushyiraho ya ID card yawe. Nyabuneka ukoreshe national ID card yawe. Hano barakubwira ngo allow Remint to access photos and media on your device. Hano nta kindi uri bukore, uraza ukirike hano handitse allow. Guys, reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe kuri channel ko wakanda subscribe, like, share na comment, nabyo ni inkunga ikomeye cyane. Hanyuma numara gukora hano handitse allow, urahita ujya mu mafoto ya telefone yawe uhitemo ya foto wafotoye, ya foto wafashe ya ID card yawe. Tuvuge niba ari nk'iyi screenshot ariyo foto wafotoye, urazikoreho hanyuma yiya uploading cyangwa i loading ibe irimo kujya hariya kuri iriya file bagusabye. Nusoza kuyiklikaho imaze kurodinga, urahita ukirika submit hariya muri application, uraklika submit kugira ngo ubyemeze. Guys, murabona ko ukimara gukora submit barahita bakubwira ngo the file was uploaded, the team will review your files. Hano nyine baba bakubwira ko ibyo ukoze bimaze kuba success. Nta kindi uri bukore, uraza ukirika hano handitse OK kugira ngo ubashe kugenda ukomeza. Guys, ni gutya ugenda ukora KYC ya Remint network. Uramara gukirika OK, ugaruke nanone kuri ya dashboard yacu iriho KYC, wongere uze hano hari KYC. Murabona ko urasubira inyuma muri telefone yawe ukirike hahandi handitse KYC kugira ngo uploading n'ibindi bisigaye. Ukimara kwakirika urabona ko hahise havivuka kuri identification card already uploaded, bibaye nkuko kuri email already verified, na identification card yawe baba bamaze kuyemera imaze kuba uploaded. Guys, ni gutya ugenda ukora KYC ya Remint network. Ahangaha kiba gisigaye ni ukora upload ya utility bills. Ahangaha utility bills muri frequent asked question batubwiye ko ugomba kwifata selfie cyangwa se kwifotora agafoto kawe kagaragara kari wowe, niko uri bukoreshe hano. Hanyuma uraza ukanda hano handitse upload utility bills. Guys, ni gutya ugenda ubikora
numara gukirika hano kuri upload utility bills naho haraza tableau imeze itya, uraza ukirika hano handitse upload file. Hanyuma numara gukirika hano handitse upload file, ikindi uba ugomba kuzirikana iyo umaze gushyiraho iyo file yawe, uba ugomba kwibuka gukora submit. Uba ugomba kwibuka gukora submit iyo umaze gushyiraho file yawe, icyo kintu nacyo uba ugomba kukibuka. Guys, ikindi wibuka hano nuko iyi self urayikora nka liveness muri P network, nibura ufate agashort video k'iminota 5. Nibura gerageza ufate agashort video k'amasegonda 5 plutôt, ufate agashort video k'amasegonda 5. Murabona ko hano nge muri file zanjye za telefone nafashe akavideo, ariko aka kavideo ukagire gato nibura k'amasegonda 5 wifata selfie. Urajya muri kamera ya telefone yawe, hanyuma ufungure uburyo bwa video, nusoza wifate selfie y'amasegonda 5 ubuja uhumbya, mbese umeze nyine neza, nawe ubona ko umeze neza muri telefone yawe, nturenze amasegonda 5. Hanyuma ako ga short video karahita kajya mu yandi ma video ya telefone yawe, niko uri buze gukirikaho. Murabona ko hano uraza ukirike kuri ka video ki-uploading hariya kuri ya file barimo kugusaba kuri utility bills, hanyuma aba ariko ki-uploading, kuko nugerageza gufata selfie hariya ntibiri bukunde, birasaba ngo ube wabikoze mbere nkuko wari wafotoye identity card mbere, hanyuma nusoza kuka-uploadinga uragaruka ukore submit. Yes, urabona ko bibaye success. Hano naho urabona ko ka video kawe cyangwa se ka liveness kawe umaze gufata kaga selfie kamaze kuba success. Nta kindi uri bukore, uraza hano handitse okay, nanone aba ariho ukirika. Urabona ko the file was uploaded, the team will review your files. Hano nyine urakirika okay kugira ngo ubashe gukomeza n'ibindi. Guys, nukugenda ukora KYC ya Remint network, ni step by step, nagerageje kukwereka etape par etape y'uburyo KYC ikorwa ya Remint network. Ahangaha ni gutya ugenda ubikora, ngira ngo nta na kimwe ntarimo kukwereka, nawe ubikore nk'uko ndimo kubikwereka kugira ngo uzabashe gupasinga KYC. Guys, murabona ko KYC process ongoing yacu hose habaye uploaded cyangwa se email already verified. V yacu iriho kuri email already verified. Hanyuma identification card already uploaded nayo yemewe, yabaye V cyangwa se haje mu ibara ry'icyatsi kibisi. Mbibutse ko iri bara ry'icyatsi kibisi muri cryptocurrency online mining platform cyane riba rivuga ko ibintu wakoze byabaye success. Na hano utility bills already uploaded, murabona ko nayo yemejwe cyangwa se yemewe. Ahangaha byose iyo byemeye uragaruka ugakora exit kugira ngo usubire muri dashboard ya application yawe, usubire hahandi ukorera mining. Hanyuma mbere yo gusubira hahandi wakoreraga mining, reka tubanze dusome iyi frequent asked question, aho batubwira ngo each step completed will display a green check mark next to the requirement achieved. Once all steps are finished and you have 3 green check mark, you need to wait for your request to be handled by the team. Hano bari kukubwira ko buri step yose usoje ihita izaho ibara ry'icyatsi kibisi, ari byo twabonye birimo V. Hanyuma ibyo nibirangira team irakomeza verifying. After we have reviewed your request and approved
it the KYC test in the main menu will change to KYC verify. Ibyo byose nibirangira byose team imaze kubiverifyinga, imaze gukora review y'imyirondoro yawe, KYC hahandi wabonaga KYC hazahinduka kuri main menu ya application dukoreramo mining, hahandi twanyuraga turi kubona ijambo KYC bizahinduka noneho hazemo KYC verified. Guys, ni gutya bigomba kuzaba bimeze nibimara kuba verified, cyangwa se team ya Remint network imaze gucekinga imyirondoro yawe bizahita biba KYC verified. Uragaruka rero hano muri application aho ukorera mining yawe ya Remint network kuri dashboard imbere, hanyuma urasubira hariya kuri menu kwa turiya turongo dutatu two hejuru mu nguni kugira ngo urebe ko byabaye success. Ibyo batubwiye cyangwa se ibyo bamaze kutubwira, urakora kwa turiya turongo dutatu hanyuma urebe. Boom guys, murabona ko ibintu bimaze kuba uburyohe muri Remint network, aho KYC yacu imaze kuba verified. Murabona ko nakakabara k'umutuku kari kari imbere ya KYC kavuyeho. Ubu ngubu ubusoje gukora KYC yawe muri Remint network. Murabona ko handitseho KYC verified ndetse imbere yaho hari n'ibara ry'icyatsi kibisi. Ibingibi bari bamaze kubitubwira muri frequent asked question. Guys, murabona ko step by step uko ukora KYC byose muri Remint network nta na kimwe tutaberetse. Nawe nuhabwa KYC ni gutya uzayikora. Reka nongere nsabe wowe utarakora subscribe kuri channel ko wakora subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye.